Yes, turongeye turabasuhuje cyane nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi gatanu kuri channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho muri hose, kandi tubifuriza gukomeza guhaha cyangwa se guhaha mukaronka, muhahe muronke mu byo murimwo byose bibagendekere neza cyane. Nkuko rero mubimenyereye, tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, iri hirya no hino hano mu gihugu cyacu. Nkuko rero mukomeje kugenda mubireba ku mashusho, turi kubereka inzu nziza cyane kandi ikiri nshyashya. Ni inzu ikiri nshyashya, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ikaba iri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Ni inzu rero nshyashya rwose nkuko muri kubireba, nta muntu n'umwe urayituramo iyi nzu. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, bivuze ngo yubakishije ibikoresho bigezweho cyangwa se ibikoresho bijyanye n'igihe kandi bikomeye. Iyi nzu rero mubona ikaba ifite ibyumba bine ariko binini cyane, buri cyumba cyose ni kinini mu buryo buhagije ku buryo ushobora gushyiramo igitanda cya 2 metres sur 2 metres, ugashyiramo garde-robe cyane yuko zirimwo, hanyuma noneho ukongeramo n'imeza ya office ku buryo ushobora no kujya ubyuka ugakoramo akazi kawe. Noneho kandi ikaba ifite douche na toilette eshatu, ariko kandi ifite salon, salle à manger ndetse na cuisine bigezweho. Si ibyo gusa rero, kuko n'icyumba cy'abashyitsi cy'iyi nzu gifite bariko ku buryo umushyitsi ashobora gusohoka akicarira hanze rwose, agatora akayaga cyangwa se akahafatira ikawa cyangwa se icyayi. Iyi nzu rero kandi ifite parking nini cyane ishobora kujyamo imodoka nk'umunani, hanyuma ikagira na jardin ihagije. Iyi nzu rero ngira ngo iyi ni parking yayo, irakomeza ikaza no hino. Nuvuga ngo aya mashusho aba yarafashwe umuntu ahagazemo hagati, ariko ni inzu rwose igezweho ijyanye n'igihe. Ariko noneho ikindi cy'akarusho cyayo, iri muri quartier nziza hafi ya kaburimbo, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, ariko hazwi nko mu ruhande rwo ku Mushumba Mwiza cyangwa se ku Muvunyi mukuru, abenshi barahazi cyane mu bazi cyangwa se mu basobanukiwe hano umujyi wa Kigali. Iyi nzu rero ni imari irashaka amafaranga atari menshi. Mbibutse ko nabwiye ko ifite ibyumba 4, douche na toilette eshatu, salon, salle à manger, parking ihagije ndetse na jardin. Akarusho kayo kandi ifitemo plafond bita gypsum, haba muri salon, muri salle à manger ndetse no muri chambre principale. Chambre principale kandi yayo noneho tubibutse yuko ifite urwambariro cyangwa se icyo bita vestiaire, ku buryo ubyuka ukagenda ugakaraba hirya iyo muri douche, utaderanje mugenzi wawe, n'itara ndetse ry'iyo mu cyumba aho muryama rijimije, ndetse ukanagaruka ukajya mu rwambarira, haba hari imyenda n'ibindi byose ukambara, ukisiga, ugakora byose mugenzi wawe utamukanguye na gato cyangwa se utamuderanje na gato, kuko iwe itara rirajimije, aho uri kwambarira haraka ndetse avuye no muri douche haraka, warangiza ugahita wongera ugasubira muri douche ugasohoka ukigendera. Ni imari rero. Iyi nzu yubatse mu buryo bugezweho cyane, yuko muri iyi minsi nyine abantu ntibahuza gahunda, irifo yo kureba nyine ikitabangamira mugenzi wawe. Iyi nzu rero yubatse neza cyane, irimwo buri kimwe cyose gikenewe mu buryo bwa ngombwa cyangwa se mu bihe bya ngombwa. Iyi nzu rero ntabwo twavuga byinshi cyane tutarababwira igiciro cyayo, kuko ndabizi ubu ngubu abantu baba batangiye kwibaza, cyangwa se mutangiye kwibaza mutese yaba iri kurangahe, aho si 200,000, si 150,000, si 120, bitewe n'uko namwe muyibona. Ngira ngo murabibona ko ari imari kandi rwose imeze neza cyane ko ari nshyashya. Ntabwo rero ihenze, twaragiye turabakaturiza nk'uko mubimenyereye
tumanura igiciro, turavuga tuti nyabuneka nimuvuga igiciro gishoboka gishobora no gutuma umuntu aba interese yo kuza kuyisura. Iyi nzu rero mbibutse yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. urumva ko ari ahantu hanini cyane, ni hafi inshuro ebyiri ibibanza bisanzwe, ariko noneho ikaba ifite na cuisine nziza, ngira ngo murayireba, cuisine iri moderne, cuisine rwose ijyanye n'igihe. Ariko noneho iyi nzu ikaba ishaka miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Nuvuga ngo ni ibihumbi 90 by'amadolari, ariko ayo mafaranga yose miliyoni 90 ari negociable. Ntabwo ari icyo giciro cya nyuma, ahubwo ari negociable. Bivuze ngo ushaka gukatuza ukavuga uti njyewe ndabaha aya ngaya, noneho icyambere ariko wowe ngwino ubanza usura inzu, ureba quartier, ureba aho iherereye, ureba ikibanza irimo, ureba uburyo yubatse, byose hanyuma noneho tuguhuze na nyirayo, uvuga uti njyewe ndatanga aya ngaya. Ayo miliyoni 90 ni aya nzuri, twe twayaporopoje nyirayo, ariko nawe uravuga uti noneho ndabakatuza mbahe aya. Ni karibu cyane rero, ni karibu cyane muze musuri iyi nzu. Ni imari kandi iri ahantu heza cyane, ntibacike rwose, ntibacike. Ntabwo rero twagenda kandi tutabibukije yuko namwe mwese mufite imitungo mushaka kugurisha ko mwatugana tukabafasha kugurisha kandi mu gihe gitoya, mutarindiriye kujya muri za cyamunara. Hari abagurisha birumvikana, nyine niko ubuzima bumeze. Hari abagurisha kubera imanza mwatsinzwe, hari abagurisha kandi bitewe n'ibibazo by'amabanke, ariko kandi iyo bigezaho bijya mu cyamunara murahomba. Niyo mpamvu twabwira tuti nyabuneka nimwegere Nzuri Business Group Limited, hanyuma noneho tubagurishirize kandi ku mafaranga meza, kandi mu gihe gito mubashe kugira icyo musagura. Ariko kandi nawe ushaka kugura watugana kugira ngo tukurangire ahantu heza cyane habyungura. Iyi ni annex y'iriya nzu, murabona ifite na cuisine yo hanze na stock, hirya akaba inzu y'umukozi niko twabyita, cyangwa se wakoreshamo ikindi, hirya akaba na douche na toilette byo hanze n'ibigega by'amazi. Turavuga tuti nawe ushaka kugura twakurangira ahantu hatari mu manegeka, hatarimo ikibazo kindi icyo ari cyo cyose, tukaguha imari ya byungura rwose. Ni nako kandi tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabasha ndetse no kubimura abantu mukeneye kwimuka, ndetse tukabakorera amapura y'amazu cyangwa se ibishushanyo by'amazu, ndetse tukanabubakira kandi neza cyane. Wakunze iyi nzu rero duhamagare kuri 0788 48 67 cyangwa se 078223 dusure rero ku mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose ni Nzuri Market. Kanda subscribe, turabakunda cyane.